Yes, Muhizi comedian umeze ute? Ameze neza. Nta mahoro rwose. Ndabona akazuba ari kenshi. Ndashima. Ko mbona wicaranye inkoni uri umukonyine? Mukonyine. Birasa nabyo. Ndetse undi jambo umukonyine bisobanura iki? Ko bavuga ko umukonyine ari umuntu wese ugendana inkoni, nibyo cyaba batubeshye? Oya bundi hari iby'abangaba. Urebye abantu bose bigize abakonyine. N'umuntu umukonyine. Wacu kera. Twari abantu baborozi. Umukonyine. Nanjye nyiri umwana navukiye. Twahungukiye nyine Uganda tuza mu Rwanda. Numva nyine iwacu n'abakonyine. Icyo wari cyo nawe ubicyo. Nese ko akenshi na kenshi babona umuntu azamukanye inkoni rubanda nyamwinshi nyine abanyarwanda ukajya kumva turiya muntu ugendana inkoni ati ni umugome, iyo umuntu abivuze wowe ubyumva ute? Uko babikeka ntabwo ari ko biba biri. Ngo ni nyine kaba ari nk'intwaro witwaje. Kuba nta cyaguhungabanya ariko ntabwo biba ari ngombwa ko ushobora kugikoresha mu bintu bitari ngombwa. Ntabwo ushobora kugikoresha mu bintu bitandukanye n'amategeko. Ushobora wiratisha umuntu. Ube wamusuzugura. Bitonda umuntu agusatire. Uri inkoni nazo zigira amategeko. Bitonda umuntu agusatire. Kisha make wiyoroshye. Mushuri y'ugutwi. Imwe. Ba muganga. Shehaje. Nanga inkoni imwe. Zubungu bisa ingono. Bakubona akanyafu. Ngamwe muyita imyase. Nese ingono bayita umugushagusha. None se nta muntu ushobora kugira barundi baravanga umuntu ugendana inkoni ngo abaze kuyikubitisha, nawe ubuzi kurwanisha inkoni muca abana. Ndazizi. uzi umuntu ushaka kujya nko mu bantu ukabakiza ari nka batanu ufite inkoni ukabatandukanya bakarekurana. Icyo ukora bahati igiti cyo ku mabuno. Ku mabuno. Baraguruka bakiruka. Nese Muhizi tutagiye mu bintu byinshi hano uri hano Musanze ni hehe uradusobanurira n'ikikugenza hano? Nayo nyine ndeba. Ari mvuye nyine gushora inka. Nuko nyine abakozi bagiye gukama. Nyine nkuko mbonye. Arifite nyine ahantu nirigiriye nkuko warumbwiye ngo ugiye kunkoresha interview. Kuba ntazi ahubwo nsobanura interview icyo ari cyo. Ahubwo wowe nkuko mbwiye ngo ndagenzwa n'iki, ahubwo wowe ni iki kugenza ukeneye kumenya iki. Ngewe namwe mba mufite za kamera nako ubu ngubu aka kanya ushobora kwemera kuri imbere y'itangazamakuru kuri televiziyo se? Turaduhagaranya hano. Mu kanya nyuma y'iminota nk'itanu itatu ushobora kugenda iwanyu ukaba ufite smartphone. Na radiyo ujya ugira? Ni umwe wavanga akaradiyo kanjye gahora ku musego. Radiyo ndayifite nyamwunda no kumva amakuru. Hari telefone bazanye ngo muri make bita ugenda n'afatabuguzi ukagenda ujyanye indangamuntu. Waba ufite gahunda yo kujyayo? Icyo kintu se kujya za Kigali iyo ngiyo nta wakimaze iki. Ariko zagitera umugendemo n'akama. Kameneka. Ikindi kintu bazasanga ino ngo baza kunyishyura. Hari ikintu bariya iyo telefone aba ari ikoranabuhanga, urumva ahantu hose iri baba bayireba, ikintu cyose wayikoraho cyangwa bimwe by'uburiganya byose baba babireba. Mu nzu naho haba harimo icyo bita GPS. Nayihisha mu masi. Bayireba. Yewe naheze kujya kuza. Nakubonye mbona uri umusore ugaragara nkaho watunze amafaranga ukiri muto. Nta muntu rwose waza kuragira cyangwa gushora inka yambaye uko nguko.
wambaye igipapa kirimo amasogisi, wambaye imyenda isa, wagira ngo urebe twarasirimutse ntabwo ari Mm. ibya mbere bajya gusanga umuntu igikoboyi kimazemo ukwezi, Mm, amabote, mm, bote inuka, mm. Ndetse n'abashumba bawe mukorana cyangwa abakozi bawe nabo baba bafite isuku mwifite, cyangwa ni hamwe mujya gukama amata ugasanga bayazanye ni icyasi bavuga. buriya no gukama bigira amabwiriza yabyo nta n'amategeko, Mm, ntugomba kujya gukama wambaye nabi, mm, ugomba kuba ukeye, ntabwo amata nk'uko aba yera ari umweru, mm. ntabwo ari ngombwa ko uyafata usa nabi, n'ibikoresho byayo. ntabwo uyafata usa nayo. Mm. Ndetse aha hantu turi ni mu wuhe mudugudu, ni mu wuhe murenge, ni mu kahe karere? aha rero ureba ni mu karere ka Nyagatare, Mm, nk'uko wareba nyine gutya hamaze kuba iterambere, mm, benshi bahazi nk'aho ari ahantu hari muri za 2006 hari mu hantu mu mashyamba. mm, Umurenge ni uwa Karushuga nyine Rwimiyaga, mm, umudugudu ni uwa Nyarupfubire. mm. Ah. Ndetse ubu uri itangazamakuru kuba wamenye ko ubu ngubu uri uri kuvugana n'itangazamakuru, ni ibintu wakiriye ute, ni ibintu muri wowe wakiriye ute? Njye ni Tubwire. ibintu biba binshimishije cyane Si ubwa mbere kuba abanyarwanda muri rusange Mm, babasha kubona ko Nyagatare yabaye umujyi nawe nk'uko ubibona, mm, urabona ko hasigaye hari n'amataje mm, nyine za kavukire za Kigali imwe zatujemo, mm, zirimo ziragenda zitwimura buhoro buhoro. mm. Wowe ubibona ute iyo ubonye ahantu warahaje ubona nyine nta bushobozi bwawo, hari igihe ugera ahantu ukaba nta bushobozi bwawo ufite bwo kuba wahatura? Njye nimva ino za mvuye ino Mm. nta Kubera iki? nazanye nazorora he Nese nta bindi biryo by'ikoranabuhanga cyangwa by'iki wajya uyigurira zikaguha? by'amasondori byo kwaringa nanga yafite Mm, akanyana ntabwo ngiye nzaba nararagiye muri nagiza ngo mfate nyanjo ngo njye kwahira mm. kosa rikomeye. Ubu ngubu wangane twari dushore, hari ikindi kintu wadusoza, hari irindi jambo warenzaho? Icyo nabwira abanyarwanda muri rusange Mm, ni ukujya badushyigikira mu bikorwa byacu. mm, Ijya kurisha ihera mu ntuza impande y'urugo, mm, nibo nyine dutezeho imbaraga zabo. mm, Buri muntu wese ushobora kureba iyi video mm, yakanda subscribe, akazogera. ikenewe cyane, Mm, akanda like, comment, mm, agasharinga inshuti ze zose nyine zikabona iyo video, mm, kandi babwire ko abantu ba Kigali mm, abantu nkatwe bazi ku izina ry'abakonyine ko tubakunda. mm. Murakoze. Amazina yawe watangiye utubwira ko witwa? Nyine uramutse ushatse kujya kuri YouTube Mm, wasacingamo Inzozi Media. mm. Amazina yanjye bisanzwe nitwa Muhizi Emmanuel. Mwari wakoranaga n'ikiganiro n'umusore we mwiza cyane wakunda kwitira Dukunda Jean Bosco. Ciao ciao.